mu gihe wonsa benshi bazakubwira ngo uracyonsa wemerewe kugira ibiro byinshi, irire inywere nta kibazo, uzita ku biro byawe ari uko ucukije. Ibi bintu ntabwo ari byo. Ushobora kugabanya ibiro wonsa ukaguma ukonsa kandi ukagabanya ibiro birakunda. Urugendo rwo gutwita ni urugendo rurerure rutuma habaho umuntu ku isi, ndetse umubyeyi aca muri byinshi kugira ngo azabone umwana avutse. Ni urugendo rw'amezi 9 rutoroshye, ariko rugendana cyane no kwiyongera kw'ibiro gutangaje. Cyane cyane mu Rwanda ndetse no muri Afurika, abantu benshi biyongera ibiro mu gihe cyo gutwita no mu gihe cyo konsa. Ariyo mpamvu abagore, kimwe mu bituma bagira umubyibuho ukabije kurusha abagabo, nuko bagira urwo rugendo rwo gutwita no konsa. Ariko uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ukwiriye kwitwara kugira ngo ugabanye ibiro kandi wonsa. Birashoboka kandi umwana wawe akaguma akonka neza ntagire ikibazo. Ikintu cya mbere ukwiriye kwitondera ni ukutiyongera ibiro byinshi mu gihe utwite. Ibi wenda ntabwo turi bubijyemo cyane, ariko mu gihe utwite ushobora kwita ku mirire yawe, umwana uri mu nda akabona intungamubiri zimukwiriye, ariko kandi nawe utiyongereye ibiro by'umurengera. Aho ngaho ni urugendo umunutritioniste ashobora kugufashamo, ukiyongera ibiro bikeya byemewe dukurikije n'usanzwe ibyo wari ufite. Ikintu cya kabiri ugomba gukora mu gihe wonsa kandi ushaka kugabanya ibiro, nuko ukwiriye kurya real food, ibiribwa uko byakabaye, bidahinduwe, bidaciye mu nganda. Niba ari ibitoki ukarya ibitoki, niba ari ibijumba ukarya ibijumba, niba ari ibirayi n'ibishyimbo ukarya ibiryo uko byakabaye, ukirinda ibiribwa biri processed. Dufata urugero, umwe yariye ibirayi, undi arya amafiriti cyangwa se Pringles, biriya bintu byahinduwe. Ubundi uko ikiribwa bagiprocessinga, bagihindura, hari ibintu byinshi bakuramo, hari n'ibindi bongeramo. Rimwe bazakuramo amazi, usange niba ari ibirayi byari bifitemo amazi yabyo, ibitoki, ibijumba babyumishije, basigarana ibintu bitaremereye, kandi bakagira ibintu bongeramo amavuta, umunyu, amasukari kugira ngo biryohe mukundi izo products. Ukwiriye rero kwirinda kurya processed food, ahubwo ukarya real food, ukarya ibiribwa uko byakabaye karemano uko bimeze. Ibyo bizakurinda kuryagagura utuntu tutari muri gahunda, kandi bikurinde yuko ufata ibiryo byakomotse mu nganda byongeyemo ibiryo bishobora gutuma umuntu azamura ibiro. Icyo ni ikintu cya mbere ukwiriye kwitaho. Ikintu cya kabiri ukwiriye kwitaho, ugomba kumenya yuko umwana, kuko akeneye amashereka, akeneye n'ibisukika, cyangwa se wowe ukeneye liquids, ibinyobwa. Ariko twibukiranye yuko ntabwo ukeneye kunywa litiro 3 z'igikoma kugira ngo amashereka akorwe. Iyo urya indyo yuzuye, turaje turebe indyo yuzuye ugomba kwitaho. Ariko iyo urya indyo yuzuye kandi ugafata ibisukika, liquids zihagije, amashereka araza. Ariko kuri liquids ufata, ku bisukika ufata, cyangwa se ku binyobwa ufata, ugomba kwitondera ibyo uhitamo. Rimwe ugomba kunywa amazi menshi. Ubundi ku muntu wonsa agomba kunywa byibura litiro 2 kugeza kuri 3. Byiza cyane nuko wagakwiriye kunywa litiro 3 z'amazi. Icya kabiri, ukwiriye kwirinda gukoresha igikoma ngo ukabye, kuko hari abo uzasanga bakubwira ngo ugomba kunywera mu ijage, ntabwo banywesha igikombe, cyangwa se buri uko umaze konsa umwana ugomba guhita unywa ibikombe 2 by'igikoma. Ayo makuru ntabwo ariyo. Konsa nibyo koko, hari ibindi bisaba, hari intungamubiri zisaba, ariko nanone ntabwo bigendana nuko buri minota 30 ugomba kuba uri kurya. Ibyo nibyo bitera umubyibuho ukabije. Ahubwo gerageza kunywa amazi menshi. Icya kabiri, niba unyweye n'igikoma, gabanya isukari unywa, kuko the more unywa isukari nyinshi niko kugabanya ibiro bizagorana,
kandi ikindi bizongera n'ibinure byo kunda. Usange umuntu avuye ku kiriri inyuma y'amezi 3 bamubwira iti ko wagira ngo umubebe aracyarimo bitewe n'uko wanyweye isukari nyinshi. Ntabwo ari iterisi iba ikiri hejuru yari irimo umwana, kuko nyuma y'ibyumweru 6 iba yasubiye ku rugero rwo hasi yahozemo. Niyo mpamvu ukwiriye kwirinda ibinyamasukari. Ubwo twari duhereye ku isukari bongera mu gikoma, ariko kandi ugomba no kwirinda amaji, amafanta, biriya binyobwa byongeyemo isukari nyinshi, kuko nabyo bishobora gutuma wiyongera ibiro kandi ukongera cyane cyane n'ibinure byo kunda. Ahubwo nywa amazi ahagije, n'unywa igikoma ushyiremo agasukari gakeya, ubundi ahubwo ushyiremo za potaje, nabyo bizagufasha, potaje zikomoka ku mboga. Ikintu cya gatatu ukwiriye kwitaho, ugomba kurya indyo yuzuye. Rimwe twari twabonye kurya real food, ibiryo uko byakabaye, ariko ugomba no kurya indyo yuzuye. Ukarya imboga nyinshi, zikaba arizo ziba nyinshi ku isahani yawe cyangwa se mu biribwa ugiye kurya byose, kandi urye proteine. Ibyubaka umubiri turabikeneye cyane cyane, amafi, indagara, inkoko, inyama. Ni byiza, bizatuma ugira amashereka afite ireme kandi afite intungamubiri zihagije. Ndetse n'ibishyimbo n'amashaza n'ubunyobwa urabwemerewe. Hari amakuru avuga yuko ubunyobwa umugore wabyaye atabwemerewe, ariko ntabwo ari byo, keretse ari ubunyobwa budahiye. Ariko mu gihe buhiye nta kibazo, wemerewe kuburya mu gihe wabyaye. Ikindi kandi ushobora no kuvanga izo proteine zikomoka ku matungo n'izikomoka ku bimera, nabyo ntacyo bitwaye, bizatuma ugira intungamubiri zihagije. Ikindi ukibuka ko ibiribwa byawe bikeneye amavuta. Hari benshi uzasanga bararetse amavuta, ariko akarya igisahani cyuzuye umuceri. Kureka amavuta ukarya ibitera imbaraga byinshi, n'ubundi ntacyo bizakumarira, ahubwo urayagabanya ariko ntuyareke. Ibyo akenshi dukunda kubivuga yuko amavuta tuyagabanya, tutayareka. Indyo yuzuye yawe ukayirya, ariko ikungahayemo imboga nyinshi. Hagati mu munsi, mu gihe ufite inzara cyangwa se wumva ufite inyota, twabonye ko amazi ari cyo kinyobwa cyawe cya mbere. Nubwo bavuga ngo aca amashereka amazi, ariko amashereka n'ubundi agizwe na pourcentage iri hejuru cyane y'amazi. Niyo mpamvu amashereka abanza aza ari amazi, ariko ayakurikira uko umwana atinda ku ibere hagenda haza intungamubiri nyinshi mu mashereka akurikira. Ari nayo mpamvu tugomba konsa umwana ibere rimwe, yarihumuza tukabona kumuha irindi bere. Kunywa amazi menshi hagati mu munsi ni byiza. Kabiri, ushobora gukoresha fruit cyangwa se imbuto. Wasonza ukaba warya umwembe, ukaba warya ipapayi, cyangwa se ushobora no gukoresha imboga. Ushobora kurya kokombure, karoti, ariko ibikoma bikaba bikeya. Ikindi, mu mirire yawe ukirinda kuryagagura bya hato na hato. Umugati, uduki, ibyo bizatuma bya biro byawe bitagabanuka. Gira amafunguro manini 2 cyangwa se 3 mu gitondo, saa sita na nijoro. Noneho hagati mu munsi ushyiremo utuntu tworoheje, izo fruit, ayo mazi, ako gapotaje. Ugerageze guhindura imirire yawe muri rusange. Ikindi ugomba kwitaho nuko ugomba gukora siporo. Ubundi ku mubyeyi wabyaye yemerewe gutangira imyitozo ngororamubiri yoroheje. Wabyaye neza kuri voie base agomba gukora imyitozo ngororamubiri byibura guhera ku byumweru 6 nyuma yo kubyara. Wabyaye par césarienne we yemerewe gutangira imyitozo ngororamubiri byibura nyuma y'ibyumweru 8. Uri kumva ko hari benshi bageze amezi 6 ngo narabyaye ngo kuri césarienne ngo ntago nakora siporo. Oya, ushobora gutangira gukora ka walking, ukagenda buke buke kandi wiyumva. Wakumva umubiri utarakomera, ushobora kubiretse, ariko ukaguma ukagerageza ugahera ku minota mikeya ugenda uzamura. Nukora siporo ukita ku byo urya, ukanywa amazi, ukirinda fast food, bizagufasha mu kugabanya ibiro. Ikindi, abantu bonsa biragufasha kurusha umubyeyi utonsa, kubera ko
ukonsa nabyo hari intungamubiri bikoresha bigakora muri sitoke umubyeyi yabitse muri icyo gihe cyo gutwita. Ubundi konsa biri muri kimwe mu bifasha mu kugabanya ibiro. Niyo mpamvu uzabona benshi mwiyongera ibiro iyo mutangiye kujya mu kazi, kuko frequency zo konsamo zagabanutse. Ibyo rero ni byo bintu ukwiriye kwitondera cyangwa se ukwiriye kwitaho mu gihe ushaka kugabanya ibiro kandi wonsa. Ariko niba ufite ikibazo cy'amashereka makeya cyangwa se ufite ibindi bibazo by'umwihariko, ni byiza yuko wegera muganga akagufasha mu kuboneza imirire yawe no gutangira kugabanya ibiro kandi wonsa. Wadusanga Kimironko hafi ya Simba Supermarket mu kigo gitanga ubujyanama mu mirire bita Nutri-Med Plus. Mwari kumwe nanjye mfite Yesureya. Ufite icyifuzo, ikibazo cyangwa n'igitekerezo watwandikira muri comment. Ikindi ugasangiza kino kiganiro umubyeyi uzi uri muri uru rugendo rwo gushaka kugabanya ibiro kandi yonsa. Umwibutse yuko kugabanya ibiro ntabwo birindira yuko umwana acutsa, ahubwo ni urugendo umuntu ashobora gutangira nyuma yo kubyara akaguma kugira amashereka kandi akagira n'ubuzima bwiza. Mwari kumwe nanjye mfite Yesureya, naho ubutaha.